Inshuti mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Giko gatatu TV na Mizipa Oreri TV aho muri hose ku isi, ndabasuhuje mugire amahoro nk'uko bisanzwe muri isa y'agaciro. Ngarutse muri studio za Mizipa Oreri TV na Giko gatatu TV kugira ngo tuganire. Igihe cyose rero nkiri muzima, igihe cyose bigishoboka, igihe cyose ngifite uburyo, ntabwo nzabatenguha kubera yuko uru rugamba cyangwa se uru rugendo twatangiye twese, ntabwo nzarubasigamo, nzakomeza kubakorera amavideo avuye mu byo twatekereje, mu byo twaganiriye n'abandi, tugahuza noneho tugakuramo ibyatuma imitekerereze yacu yaguka, kandi hagati muri twebwe tukarushaho guharanira ubumwe, amahoro n'ibyishimo by'umwihariko mu miryango iwacu. Rero ndashimira abantu bankurikira bari muri Kenya. Nabonye hari abanyandikiye bambwira ko ibiganiro nakoze hari ikintu byabamariye, kandi namwe nubwo muba mutavuze, hari abo njya mbona bakoze comment. Rwose ndabashimira, njya mbona views zanyu, njya mbona subscription zanyu, rwose murakoze, ndabashimiye cyane kwagura umuryango wa Giko gatatu TV n'umuryango wa Mizipa Oreri TV, ndetse nabo kuri TikTok namwe rwose njya mbabona, turagendana. Imana ibahe umugisha, kandi ibyo mushaka byose, ibyo muharanira byose byiza byatuma mubaho neza, muhuje, mutuje kandi mwishimye, rwose Imana ijye ibibaha. Mu biganiro bishize rero twarebeye hamwe insanganyamatsiko zari zikomeyemo, aho twarebeye hamwe iyi nsanganyamatsiko bavuga ngo igikomere cyanjye. Twabonye ko ari ibikomere ababyeyi bakomeretsa abana babo mu gihe cyo kubarera, kandi wenda batanabishaka kuko bumva bari kubashyira mu nzira nziza. Aha rero mu cyakurikiyeho twabonye ko roho ishobora kuba ishonje ariko umubiri wo ukaba rwose uhaze. Tubona n'impamvu zabyo, tubona ko ibikorwa ntabwo ari bibi ariko ntabwo bihagije. Ikiba gikenewe cyane kugira ngo umubiri we wubakitse no kugira ngo roho ibe ari nzima, ni uko ababyeyi bicarana n'abana babo bakaganira, bakagira ibyo bahuza, noneho abana bakaba bubakitse mu marangamutima ndetse no mu mubiri, batubakitse mu mubiri gusa, kubera yuko abana ni nk'imbuto itarabibwa itegereje umurima uteguye neza kugira ngo ibibwemo, noneho mu gihe kizaza hazaboneke umusaruro. Rero uyu mwanya hari ibyo nari mu biganiro bishize, hari ibyo nari nasabye ababyeyi, ubu ngubu hari icyo nshaka noneho kwisabira urubyiruko cyangwa se abana muri rusange, za mbuto zitegereje kuzabibwa, hari icyo nshaka noneho kubisabira. Ntabwo nzi wowe turimo kuganira niba uri urubyiruko cyangwa se niba uri umubyeyi, ariko uko byaba bimeze kose biranashoboka yuko icyagufashije wagifashije na bagenzi bawe, unyujije kuri gusharinga, ukabisangiza abandi, kugira ngo dufatanyirize hamwe kwiyubakira umuryango. Rero icyo nsaba cyangwa se icyo nisabira urubyiruko munyumve, nanjye ntabwo ndagira imyaka myinshi cyane ku buryo tutabasha guhuza, ndetse rimwe na rimwe kuba ntekereza cyangwa se tukaganira, nkagira ibyo numva nkumva harimo ibibabangamiye, nkabibavugira, nkabibwirira ababyeyi bazabasha kunyumva, ndetse na bamwe tubasha kuganira nkabivuga, nkagerageza kubihuza, kuko njyewe amahirwe mfite mba numva iby'ahashize hari ukuntu mbyumvaho, ndetse n'iby'igihe turimo kwinjiramo twese hari ukuntu mbasha kubihuza, bikaba byatuma abantu bose tubasha kubana. Niyo mpamvu mu biganiro nateguye cyangwa se ibiganiro nkunda gukora, ndavuga ngo ni gute nakubaka umuryango uhuje, utuje kandi wishimye, kuko ibibazo byose tubisanga mu muryango cyangwa se duhura nabyo mu muryango. Iyo imiryango yabaye mibi rero, igihugu nacyo kiba cyikoreye umutwaro ukiremereye, kuko nicyo cya gihe usanga bafite abantu mu magereza, usanga bafite abantu mu bigo bigiye bitandukanye, usanga hari abantu bananiranye mu bigo bigiye bitandukanye, mu mirimo itandukanye, mu nshingano zitandukanye, kandi ibyo ntabwo bikwiye, kugeza n'aho usanga leta ifite umutwaro
wo gutandukanya abantu yari yaragize uruhare mu gushyingira, barizanye bagaragaza ubushake bwo kubana ariko bananiranye, ugasanga leta nayo yashyizeho amategeko azagenderwaho kugira ngo ba bantu bananiwe kubana noneho bongere batandukane kugira ngo amahoro aboneke. Ariko abantu benshi iyo barimo gutandukana, iyo bishimiye gutandukana, ntabwo bakunda kumva cyangwa ntabwo bakunda kwita ku buremere bw'igikomere abana babyaye baba bagiye gusigarana, kubera yuko igihe nubwo barerwa mu buryo butandukanye, ugiye kurerwa kwa papa abafite ikibazo cy'uwasigaranye na mama, kuko ntabwo ababyeyi barera mu buryo, iyo batari kumwe buri muntu wese aba ashaka guhisha amakosa ye kugira ngo umwana amubone neza, noneho akagaragaza amakosa ya mugenzi we akamugira mubi kugira ngo ahinduke mwiza imbere y'umwana gutyo. Ibyo rero bituma umwana atagira amarangamutima mazima, atagira imitekerereze mizima. Rimwe na rimwe iyo binaniye kubikontorora, niba uzisanga nyine bajya mu magurupe bakanywa ibiyobyabwenge, bagakora bya bindi bigiye bitandukanye. Rero aho nasabye ababyeyi ko rwose mwakumva aba bana mukagerageza guhuza nabo, noneho mukabashyira mu nzira kandi bakamenya, mugahuza icyerekezo mwabashakagamo n'intego zatumye mubabyara niba zihari, atari ukugaburira umubiri gusa, roho igasigara ishonje. Noneho abana nabo bakabihuza n'ibyo mushaka, noneho umuryango ukazamo ubumwe, ukazamo amahoro kandi ukazamo ibyishimo. Rero icyo nsaba urubyiruko uyu munsi, rubyiruko nshuti zanjye, ndagira ngo mbasabe, mwebwe mufite imitekerereze yagutse cyane kubera yuko murimo gukura, murimo murabaho mu gihe isi irimo kwirukanka, irimo ubwenge bwinshi, irimo ikoranabuhanga, kandi ni ibyanyu, nimwe mugomba gukoresha ikoranabuhanga, namwe muri ikoranabuhanga, reka mbivuge nka gutyo. Muri kuvuga muri digitali, muravuga hari ibintu bikomeye ababyeyi batabonye, ababyeyi batabayemo. Noneho rero kubera ko ababyeyi bamwe ntibanize amashuri menshi, mwebwe mwize amashuri ahambaye, mwiga mu bihugu bihambaye ababyeyi banyu bataranageramo, murabizi neza yuko iyo umuntu yagenze hari ubumenyi agira butandukanye n'ubwo umuntu utagenze. Njyewe nakuze numva bavuga ngo inyoni itagurutse ntimenya aho uburo bweze, aho amasaka yeze. Murabizi abantu batravalinga, abantu bagenda bakajya mu bindi bihugu, hari ubumenyi, hari uburyo mu mitekerereze yabo baba bagutse kuruta abandi bantu batagenda. Ibyo ngibyo ngira ngo mubizi neza. Abatarageze mu mashuri, abataragize amahirwe yo kujya mu mashuri, imitekerereze yabo n'iy'abantu bageze mu mashuri burya biba bitandukanye. Ntabwo mvuze ko baba badafite ubwenge abantu batagize amahirwe yo kujya mu mashuri, icyo nacyo abantu bajya bakivuga, ariko kwiga no kugira ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu bose bashobora kugira ubwenge, ariko wenda ntibagire ubumenyi bungana bitewe n'ahantu babaye n'ibyo banyuzemo n'ibyo bagiye bakora. Rero rubyiruko, kubera yuko mwebwe mufite ibintu byagutse, mufite na kapasite cyangwa se ubwonko bubasha gufata ibijyanye n'igihe tugezemo, nimugerageze noneho mucire bugufi ababyeyi banyu, mwumve ko ibyo babayemo, mwumve ko n'ibyo barimo kubamo uyu munsi nabo ubwabo ni umutwaro ubaremereye. Hari ibintu batumva, iterambere ririmo rirabirukansa cyane, hari ibyo mukeneye guhabwa, hari ibyo bakeneye kuba ariko batazi n'uburyo banabibona. Uyu munsi turimo turakoresha computer, turakoresha telefone, twese turabihuriraho, ariko uburyo twebwe urubyiruko tubyumva n'uburyo ababyeyi bacu babyumva biratandukanye. Noneho rero hari n'ibyo bafata nk'aho ari ibyaha, kandi rwose bitanagize ibyaha, kubera ubwoba bw'ibyo ubwabo bakoraga kera cyangwa se ibyo babayemo, ariko kandi ugasanga baratinya ko mwakangirika, bakabikora rero mu buryo navuga ko wenda budatunganye neza, kuko bashaka kubakubitisha inkoni za kera, kandi uyu munsi mwebwe mudakubitwa. Nimugerageze rero noneho, kubera ko mwebwe ibintu byose mushobora kuba mwabyumva, mubaganirize, mubumve, bagerageze babakuze. Barashaka kubakuza, ntabwo babagirira nabi, barashaka kubakuza, bakabaha uburere, bakabigisha kuba imfura, bakabigisha kuba ba responsable, gufata inshingano kugira ngo umuryango ubemo ubumwe, amahoro n'ibyishimo, sibyo? Kugira ngo imiryango yishimire kubana, kugira ngo mube bandahemuka, mube abanyakuri, mube inyangamugayo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo nibyo ababyeyi
babifuzamo, nubwo bavuga ngo abana b'ubu ntabwo bashobotse, koko mu buryo bwabo baba babona mudashobotse, ariko uburyo babisobanura butandukanye n'uburyo bishobora kuba byakumvikana. Nimugerageze rero noneho mubatege amatwi mubumve, noneho mubona wenda bisa nkaho bihabanye, muvuge mu mvugo nziza nk'abana barerwa, nk'abana bafite ikinyabupfura. Twebwe tubyumva gutya, twumva byagenda gutya. Noneho mufashe ababyeyi banyu kuva muri ya myumvire ya kera, nabo mubinjize muri digitale, noneho mugende harimo balance cyangwa se uburinganire, sibyo? Tugerageze kuringaniza ibintu, kuringaniza imitekerereze, kuringaniza imyumvire, nubwo bijyanye n'ubukuru bw'imyaka dufite n'ibyo twanyuzemo bidashobora guhura 100%, ariko hari aho twagera tugahuza. Rero imyumvire yanyu ntirimo ibya kera, usibye ibyo mwumvana abakuru. Imyumvire yanyu ntabwo irimo ibintu bya kera, usibye ibyo mwumvana abakuru, kandi bamwe mu babyeyi ntibafite n'ubushobozi bwo kubumva no kubasobanukirwa. Ibyo bigatuma muhorana cyangwa se muhora mugongana, ndetse bikarema n'ibikomere mu mitima, ubumwe n'amahoro rwose cyangwa se n'ibyishimo bigapfa. Impamvu y'ibyo ngibyo ndi kubabwira ni uko bamwe mu babyeyi badafite kapasite yo kubumva, ntabwo bayifite. Ibyo bigatuma rero muhora mugongana, ahari ubumwe, amahoro n'ibyishimo bigapfa, by'umwihariko mu miryango, bigatuma noneho igihugu kibura urubyiruko cyangwa se kibura imbuto ariyo izera mu gihe kizaza, aribo bayobozi beza, abasirikare beza, abaganga beza, abarimu beza, ababyeyi beza. Tukababura abacuruzi beza, binyuze ko ababyeyi n'abana kumvikana cyangwa se kugira ibyo bahuza byananiranye. Rero rubyiruko, nagira ngo mbasabe mugerageze kumva ababyeyi banyu, kubera yuko guhuza igihe cyabo n'igihe cyanyu, guhuza igihe cyabo n'igihe cyanyu rwose umubare munini w'ababyeyi birabagora. Nimugerageze mubumve rero, byibura mubakure iriya namwe mubazana tugire ahantu duhurira. Ibyo bizatuma bya bikomere navugaga byo mu marangamutima no kumva dupfobya dufata uko tutari, bizatuma ibyo bikomere bitabaho, ndetse naho byari biri bizatuma bikira, noneho twiyubakira umuryango uhuje, utuje kandi wishimye, sibyo? Ndabibasabye rwose, kandi nzi neza yuko nitwabikora bizagenda neza, bizatuma tubaho twishimye, bizatuma tubaho twishimye. Imana twese ibidushoboze, kandi igihe muzagera cyo kujya kubaka imiryango, nagira ngo mbasabe, nacyo ntibisabire, mujye mufata umwanya mubanze mubaze Imana, mubaze uwabaremye, kuko ntimwiremye. Mushobora kuba mutanayemera ko ibaho, ariko murebye ibibazengurutse mushobora gutekereza mukabona ko hari ahantu byakomotse. Aho hantu byakomotse rero, byibura muramutse muhubashye mwahabaza, ese igihe cyo kubaka ni iki? Nakubakana nande? Ninde twakubakana tukagira umuryango urimo amahoro? Ese tuzabyara abana, tuzabyara n'abana bo kuzakora iki? Tuzabarera gute? Tuzababyara mu kihe gihe? Tuzabarera gute? Narababwiye mu kiganiro cyashize, nababwiye ko ababyeyi bapfa kubyara, ariko hari igihe wenda imwe mu ntego yo kubyara uvuga ngo ibyo nkora nzabona abo nzabiraga, ariko se nubarage ibyo ngibyo urimo gukora, ni amazu, ni imirima, ni amafaranga, inyuma bizagenda gute? Hari igihe ushobora kuba utekereza ibyo, ariko umwana we rwose ukamutekereza hano mu Rwanda, ariko azibera mu kindi gihugu wowe utazi aho Imana yamwerekeje. Impamvu mbabwiye iki ngiki cyo kubanza kubaza niba uzabyara uko bizagenda, nabahaye urugero ku musore witwa Samusoni, ku mugabo Samusoni wo muri Bibiliya, aho nyina yabwiwe ngo uyu mwana azavuka ari umunaziri, ntuzamwogoshe kandi ntuzanywe vino, ntuzanywe igisindisha, kuko ari we uzakiza abantu bene wanyu amaboko y'ababakoroneje. Avuka azwi n'izina n'igitsina kizwi, n'icyo azakora kizwi. None se ubwo wowe uramutse ubikoze urumva bitaba ari byiza? Nimugire uruhare rero rwo kwiyubakira imiryango ihuje, ituje kandi yishimye, ariko mubanje gutekereza n'icyerekezo n'intego by'ubuzima bwanyu buri imbere, kubera yuko ibyo mukora uyu munsi nibyo abana banyu nabo bazakora mu gihe kizaza,
nitwaba babi uyu munsi abana bacu bazaba babi kurutaho, kuko ibyo tubonsa nibyo nabo bazonsa abuzukuru bacu. Rero Imana ibashyigikire muri byose, Imana ibayobore muri byose, Imana ibigishe muri byose, kugira ngo tubashe kubaka umuryango uhuje, utuje kandi wishimye.